kandi nkwishimira cyane bitewe nuko ukunda Imana kandi ukaba ukunda ijambo ryayo. Reka nanone nongere mbwire ko iyi ari Trust and Obey channel, umurongo tubwiririzaho ubutumwa bwiza, kandi uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, witeka Mana gisubizo cyacu, witeka Mana wowe twiringiye, wowe ugiye kugaruka vuba ukadushakira igisubizo kirambye cy'ubuzima bwacu, kandi ubuzima bw'iyi si ukabukuriraho kuko bwababaje abantu, ukabategurira ubuzima bundi bw'ahazaza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, ngwino ubane natwe. Imbaraga y'Umwuka wawe wera yandikishije aya magambo iboneke kugira ngo iyobore ibitekerezo byacu, kugira ngo ntaba ari twe, kandi ubusobanuro buturutse kuri wowe aba ari bwo bugira icyo butanga mu bitekerezo by'abana bawe. Reka rero yaba ijwi, yaba ibitekerezo, yaba amarangamutima byacu bibe atari ibyo kugira ngo ijambo ryawe ryigizweyo, ahubwo ijambo ryawe ritanga icyerekezo cy'icyo umwana w'umuntu wese akwiye gukora. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tujye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gusohora k'ubuhanuzi ntibitera ubwoba uwahindutse. Gusohora k'ubuhanuzi ntibitera ubwoba umuntu wahindutse. Reka nkubwire inshuti, bivuze ngo iki? Uyu munsi wa none ubuhanuzi bwo burimo burasohora kandi burimo burihuta. Yaba ubuhanuzi bugomba gusohorera muri politike z'isi burimo burihuta, ubuhanuzi burimo gusohorera mu madini burihuta, burimo gusohorera mu miryango burimo burihuta, ubugomba gusohorera ku butaka no ku kirere burimo burihuta. Inshuti zanjye, n'ubuhanuzi busohorera mu itorero, yaba ubwiza yaba n'ubuhanuzi bwerekana gusubira inyuma kugiye kugenda kuboneka, burimo burihuta. Ariko ibyo byose ntibikwiye kudutera ubwoba, ntibikwiye kuduhahamura nk'aho tudafite Imana. Icyo dukwiye kumenya ni kimwe: mu gihe ubuhanuzi busohora ntidukwiye kwibaza ikizakurikira ikindi, ahubwo dukwiye kwibaza niba twarahindutse, kuko umuntu wahindutse ntaterwa ubwoba n'ubuhanuzi. Reka turebe Abaroma 12:2, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Nubwo abantu barimo kurushaho kuba babi, ntabwo duhamagarirwa kwishushanya nabo, ahubwo duhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ubwo abantu baharaye ibintu bibi, abantu bakaba barimo kwihuta basoza ubuhanuzi bubi, twebwe turahamagarirwa kugira imitima mishya no guhinduka rwose. Amen. Total transformation, guhinduka rwose. Mu rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 4:16, Bibiliya iravuga ngo iki? Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Mu magambo make, dukwiye gusaba Imana uko bwije n'uko bukeye, Imana ikagira ikihindura muri twebwe. Uko umuntu w'inyuma agenda asaza, umuntu w'imbere wacu ahora ahinduka mushya uko bukeye. Ibibazo, ibigerageza, amakuba, ubuzima bubi bifite icyo birimo gukora kuri uyu mubiri w'inyuma, ariko impinduka nziza zizanwa n'ijambo ry'Imana mo imbere nicyo kintu gikomeye dukwiye gusaba Imana uko bwije n'uko bukeye, tugahinduka bashyashya. Amen. Yuda, reka tumufateho urugero. Muri Yohana 13:10 ni amagambo akomeye. Yesu arangije aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo ababoneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese, nuko yarazi uri bumugambanire uwo ari we. Yesu arimo kubwira Petero, aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge. Ariko arangije aramubwira ati namwe muraboneye ariko si mwese. Iryo jambo rivuga ngo si mwese ryari ijambo rireba Yuda. Ubuhanuzi bwo kugambanira Yesu bwose bwari bugiye gusohozwa n'Abaroma, kandi abigishwa ba Yesu ntago bari maso bihagije. Ariko Yesu yavuze ngo muraboneye si mwese, yavugaga Yuda. Ubuhanuzi bwari bugiye gusohoreraho, ariko Yuda mu by'ukuri atarahindutse. Kubw'ibyo, niba umuntu atarahindutse, abazaba umwe mu bazagira uruhare mu gusohoza ubuhanuzi bubi byanga byakunda. Luka 9:57, bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose.
58 Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Aya magambo nanone nayo yabwiwe Yuda. Yesu yari yaragerageje ibishoboka byose kugira ngo akize Yuda, ariko byari byaranze kugeza ubwo Yesu ubuhanuzi bwagiye gusohora, Yesu adafite aho arambika umusaya mu mutima wa Yuda. Irinde yuko ubuhanuzi bwazasohora Yesu adafite aho arambika umusaya mu mutima wawe. Irinde yuko ubuhanuzi bwazasohora itegeko ry'icyumweru rigatangazwa ku mugaragaro, kuko n'ubundi amategeko ribanziriza yo yamaze no gutambuka, ibihe bikaguhindukana Yesu adafite aho ashyira umusaya mu mutima wawe. Luka 22 Yuda rero agambanira Yesu. Bibiliya iravuga ngo iki? Murongo wa mbere, nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe yitwa Pasika yendaga gusohora. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica, kuko batinyaga rubanda. Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyoti, yari mu mubare wabo 12. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko bazamubagenzereza. Baranezerwa, basezerana kumuha ifeza, aremera maze ashaka uburyo yamubagenzereza rubanda rudahari. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo iki kintu kirakomeye. Rero ikintu kigaragara nta kindi nuko uyu munsi wa none abantu bameze nka Yuda bizi iby'ubuhanuzi, ariko ntibabe maso ngo basabe Imana ibahindure. Byanga byakunda kuba barabariwe mu ntumwa za Yesu, bakabarirwa mu bantu bagize icyo bakora, nibatitonda bazisanga ari abagambanyi. Mariko 14:20 Yesu arangije arabasubiza ati umwe muri mwebwe 12 uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uwo nguwo. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we. Yesu yagombaga gupfa nk'uko byanditswe kuri we mu by'ukuri pe, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko aba atavutse. Mu magambo make, aho kugira ngo ubuhanuzi bugusorereho ari bubi, birutwa nuko waba utaravutse. Yesu arangije ati ndagenda nk'uko ibyanditswe bivuga. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none hari ubuhanuzi ibyanditswe byera byagaragaje ko buzasohora, ariko umuntu wese ushaka kubugiramo uruhare akagambanira ubwoko bw'Imana, akaburenganya, akagambanira ibyanditswe byera n'amahame y'ijambo ry'Imana, uyu muntu azabona ishyano. Yohana 6:44 Bibiliya iravuga ngo ntawe ubasha kuza aho ndi keretse arehejwe na data wantumye. Ntawe ubasha kuza aho ndi keretse arehejwe na data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana, umuntu wese wumvise ibya data akabyiga aza aho ndi. Irindi kosa rikomeye Yuda yakoze, ntago yigeze yiga ibya data wa twese ngo narangiza abyumve, narangiza aba ari byo bimuzana. Yazanywe n'indi mibare. Uyu munsi wa none abantu dufite mu nzu y'Imana baje bakegera Kristo, bakagaragaza yuko begereye iby'Imana, ariko atari Imana yamureheje, atari Imana yamuzanye, atari ukumva iby'Imana byatumye azaho Yesu ari. Byanga byakunda uyu muntu afite akaga. Nshuti zanjye, nagira ngo mbasabe mucekinge cyane, cyangwa se mugenzure ikintu cyabazanye mu nzu y'Imana. Mbese mwajyanywe n'iki mu butayu? Ni ukureba bambara imyambaro y'imihemba? Erega bambara imyambaro y'imihemba baba mu ngo z'abami. Mwajyanywe n'iki mu butayu? Mwazanywe n'iki mu nzu y'Imana? Mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose paje 485 baranditse amagambo akomeye cyane, berekana yuko ibihe byerekana umuntu niba yarahindutse cyangwa atarahindutse. Uko ibihe bihinduka byerekana umuntu niba yarahindutse cyangwa atarahindutse. Paje 485 Uwifuzwa ibihe byose baranditse ngo ahari iyo Yuda aza gupfa mbere yo gukora urugendo rwe rwa nyuma agiye Yerusalemu, yari kubarwa nk'umuntu ufite umwanya w'agaciro mu bigishwa 12. Iyo Yuda apfa mbere gato yuko bagenda bakagera Yerusalemu, abantu bari kuzaza bavuga bati twahombye umuntu w'ingenzi, twahombye umuntu wari mwiza, twahombye umuntu wari umuntu w'umugabo, twahombye umuntu wakundaga Imana. Ariko ibihe byabereye Yerusalemu byagaragaje ko Yuda n'ubundi atigeze aza aje gushaka Imana. Reka dukomeze dusome. Ndetse n'umuntu wari kuba asize icyuho kinini, abantu bari kuvuga bati uyu mugabo asize icyuho kinini mu ntumwa. Umugayo wakurikiye imibereho ye mu bihe byose ntiwari kubaho keretse ibyari kuzagaragazwa ku mpera y'ibihe.
abantu bari kuzamenya ububi bwa Yuda ku musozo w'amateka y'isi. Ntabwo abantu rwose bari kuzamenya uburyo Yuda yari ateye. Bivuze ngo iki rero? Ibihe, uko ibihe bihaye amahirwe umuntu akamara iminsi, niko umuntu agenda arushaho kumumenya. Reka mbibutse yuko uyu munsi wa none ibi bihe nibikomeza guhindagurika gutya, turi muri covid ivuyeho izakurikirwa n'ibindi, ibindi bizavaho bikurikirwe n'ibindi. Uko bigenda bihindagurika ibihe, bigenda bigaragaza abantu bahindutse by'ukuri n'abatarahindutse. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Wifuzwe byose paji ya 485 bagaragaza yuko Yuda yabaye umwe mu bigishwa igihe abantu benshi bakurikiraga Kristo. Inyigisho umukiza zanyuze imitima yabo ubwo bakurikiranaga amagambo ye. Yavugiwe mu masinagogi, ku nkombe z'inyanja no ku misozi. Yuda rero yabonye abarwayi, ibirema n'impumyi basanga Yesu ari benshi baturutse mu midugudu ndetse n'imirwa itandukanye. Yabonye indembe zizanwa ku birenge bya Yesu. Yabonye ibikorwa by'agatangaza bya Yesu byo gukiza abarwayi, akirukana abadayimoni ndetse akazura n'abapfuye. Muri we yumvise anyuzwe n'imbaraga ya Kristo. Yabonye uburyo Kristo yigishaga, asanga amagambo ye asumba kure amagambo yigeze kumva n'amatwi ye. Yakunze uwo mwigisha ukomeye, maze yifuza kwibanira nawe. Yumvise yifuza guhinduka mu ngeso no mu myitwarire, kandi yiringiraga kuzabishobozwa no kwibanira na Yesu. Umukiza ntiyigeze asubizayo Yuda. Yamwemereye kuba hamwe n'abandi bigishwa. Yamwemereye gukora umurimo w'ibwiriza butumwa. Mu magambo make, Yuda nawe yari umuvuga butumwa nk'abandi. N'uyu munsi wa none mu bavuga butumwa birashoboka rwose ko harimo abameze nka Yuda. Yamuhaye ubushobozi bwo gukiza abarwayi no kwirukana abadayimoni. N'uyu munsi wa none hari abantu benshi bameze nka Yuda, bakiza abarwayi bakirukana abadayimoni. Kubw'ibyo rero iki kiratwereka yuko gukiza abadayimoni no kwirukana abadayimoni no gukiza abarwayi ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uyu munsi wa none byerekana yuko Imana yagutoranyije kandi uri umuntu wayo. Ariko ikintu gikomeye, ariko Yuda ntiyigeze agera ubwo yiyegurira Kristo by'ukuri. Ngiki kibazo, Yuda ntiyigeze yiyegurira Kristo by'ukuri. Yari ameze nk'uko abenshi tumeze, duhora twumva Imana yatugira iki dukoramo, Imana yagira iki duhinduramo, ariko guhinduka by'ukuri nta bihari. Ntabwo yigeze aca ukubiri no gukunda iby'isi ndetse n'amafaranga. Yuda yemeye umwanya wo kuba igisonga cya Kristo, ariko ntiyemera guhindurwa n'imbaraga y'Imana. Ngiki kibazo, kandi iki kibazo cyatumye Yuda ubuhanuzi bumusanga ahantu habi. Yuda hari amagambo akomeye. Yuda yari muntu ki? Yibwiraga ko afite ubumenyi busumbye abandi bigishwa. Yabonaga bari hasi mu ntekerezo no mu bumenyi. Yabonaga batazi gukoresha amahirwe bafite mu gushaka inyungu. Yuda yumvaga ibintu by'Imana yabikuramo agafaranga. Ikindi, yabonaga itorero ritatera imbere rifite abayobozi batareba kure nk'intumwa. Navugaga ati aba bantu ni injiji. Ntabwo itorero ryatera imbere rifite abantu nk'aba ngaba. N'uyu munsi wa none ba Yuda ubusanga ibintu byabo byose mu rusengero, mu nzu y'Imana ari imibare yatuma babona agafaranga. Yabonaga iyo ataba mu ntumwa zari kuba zaragize ikibazo iyo bitaba ubuhanga bwe mu icungamutungo. Yumvaga yuko no kugira icyo bageraho mu mafaranga biterwa n'ubunararibonye bwe. Mutega amatwi, iyo yajyaga mu ivugabutumwa yihembaga amafaranga avuye mu isanduku, niyo kabaga ari akarimo gato akoreye Kristo. Yakuraga mu isanduku amafaranga agashyira mu mufuko, kavuga ati ibi by'ubu bwami n'ibizamba byibuze nzagira icyo nkuramo. N'uyu munsi wa none twe dukeka ko abantu bose baje gusenga, ariko hari ababa baje bafite iyindi mibare yabo, kandi muri kintu cyose gikorwa baba bafite icyo barimo kunguka mu birimo kuhabera. Yuda yari yarashyize imikorere yifuzaga ko na Kristo yakurikiza. Yuda yari yakoze timetable, arangije aravuga ati Kristo niba ashaka gutera imbere azakora ibi bintu biri ku rutonde muhaye. Ibi bintu nabikora bizamumerera neza, ibi bintu natabikora ntago bizamumerera neza. Yuda yashakaga guhangana akoresheje igitugu, kandi yari yarateguye ko Yohana Umubatiza agomba gukurwa muri gereza. Biri mu bintu rero byamubabaje kuba Yohana yaraguye muri gereza, Yesu ntagire icyo abikoraho. Kutizera, gukekeranya no kwivumbura byatangiye kumwinjiramo. Yagize ukunyurwa santima guturuka mu gukorera Imana bitewe no gufasha abarwayi imbabare. Kubona abantu bishimye bagaruye imbaraga byaramunezezaga, ariko ntiyahindutse by'ukuri. Niwe wateguye gahunda yo kwimika Yesu igihe Yesu yaramaze kugaburira abantu 5,000. Iyi ni misiyo yo kugira ngo Yesu akore kudeta. Yuda, amagambo yo muri Yohana igice cya 6 yatumye Yuda ahindura icyerekezo gishya. Yatangiye kubona ko atarebye kure. Igihe Yesu yatangira kuvuga ko ari umutsima w'ubugingo,
bugingo ko azapfa. Yuda yabonye atararebye kure. Iyo havukaga akabazo mu murimo yerekanaga ko umurimo utari uwo kwiringirwa. Yajyaga azana amasomo yo mu ijambo ry'Imana atari afite aho ahuriye n'ibyo Yesu yabazaga yigisha. Byateraga abigishwa urujijo, yabayobyaga mu mayeri akabatesha umurongo. Mu buryo bw'iyobokamana bwa gihanga yavugaga anyuranya n'ibyo Yesu yavuze. Ni ukuvuga ngo aya magambo, ibi sisiteme Yuda yakoreshaga irimo irakoreshwa n'abantu benshi kugira ngo barwanye ukuri. Amagambo yavuganye n'umusore w'umutunzi Yesu yababaje Yuda cyane. Urupfu rwa Yuda rwo ruratangaje. Reka twihute turebe mu wifuzwa ibihe byose paje 490 bavuzemo amagambo akomeye. Yuda yabonye ko kwinginga kwe ntacyo kukimaze, maze ava mu cyumba cy'urukiko yiruka. Bwo yaramaze kugambanira Yesu, yavuyemo asakuza ati igihe cyarenze, igihe cyarenze. Yumvise mu mutima we adashobora kubaho kugeza ubwo yabona Yesu abambwa, maze amera nk'utaye umutwe aragenda arimanika. Mu magambo make, Satani yongoreye Yuda ko igihe cyarenze cy'imbabazi. Kandi koko igihe Yuda cyari cyaramurenganye kuko Yesu nta kintu atamukoreye. Rero nshuti zanjye, kutaba maso ngo umuntu asenge Imana imuhindura ahinduke byuzuye. Ngubu buhanuzi buraje busanze Yuda atarahindutse. Buri ntambwe yose arimo gutera arimo arisanga yahindutse igikoresho gisohoza ubuhanuzi bubi. Umunsi ukuze abari bashagaye Yesu banyuze mu muhanda ujya Karuvari bajya kubamba Yesu. Amajwi y'urusaku no gushinyagura y'abo bantu babi yaracecekeshejwe n'ibyo babonye aho ku nzira. Babonye umurambo wa Yuda munsi y'igiti cyumye ahantu hitaruye. Byari ibintu bitunguranye cyane. Uburemere bw'umurambo we bwari bwaciye umugozi yari yakoresheje yimanika. Ubwo umurambo we wagwaga hasi warashwanyaguritse, kandi imbwa zari zatangiye kuwurya. Bahise bahamba ibisigazwa bye aho ku nzira. Mu magambo make, n'imbwa zari zatangiye kurya umurambo we. Mbega agahinda! Ngaya amaherezo y'umuntu wari warateguriwe kuzicarana na Kristo, wari ufite amahirwe yo kuzicarana na Kristo ku ntebe ye, nk'uko Kristo yanesheje akicarana na se ku ntebe ye y'ubwami. Ariko byarangiye imbwa arizo zitangiye kurya umubiri we. Nshuti zanjye, ibyo abantu benshi bibwira bishobora kutazabagendekera nk'uko babishaka. Iherezo rya Baramu naryo ryabaye nk'irya Yuda. Ni abantu bameze kimwe, kandi imico y'abo bantu bombi yarasaga. Abakurambere n'abahanuzi paje 308 baranditse ngo abo bagabo bombi bagerageje gufatanya gukorera Imana n'ubutunzi, maze batsindwa burundu. Baramu yarazi Imana nyakuri kandi yavugaga ko ayikorera. Yuda nawe yizeraga ko Yesu ari Mesiya kandi yari yarifatanyije n'abayoboke be. Ariko Baramu yifuje gukoresha umurimo we ngo awugire inzira yo kwibonera ubutunzi n'icyubahiro cyo ku isi, kandi ibyo ananiwe kubigeraho yarasitaye aragwa maze aravunika. Yuda yibwiraga ko kubana na Kristo bizamuhesha ubutunzi n'umwanya ukomeye muri ubwo bwami bwo ku isi yizeraga ko Mesiya yenda gushyiraho. Kubura ibyo yari yiringiye rero byamujyanye mu buhakanyi no mu kurimbuka. Baramu na Yuda bari barakiriye umucyo ukomeye kandi bari baragize amahirwe adasanzwe, ariko icyaha kimwe biziritseho cyahumanyije imico yabo yose maze kibatera kurimbuka. Amaherezo y'abantu benshi rero agiye kumera nk'amaherezo ya Baramu na ya Yuda. Reka twihute turebe intambara ikomeye paje 332. Ku muntu wese wahindutse by'ukuri kugirana isano n'Imana ni ibintu bizahoraho, nibyo bizaba ingingo z'ingenzi mu buzima. Ariko se mu matorero y'ibirangirire yo muri iki gihe ni hehe hari umwuka wo kwiyegurira Imana? Usanga bizera batararetse ubwibone bwabo ndetse no gukunda iby'isi. Usanga badashaka kwiyanga no kwikorera umusaraba kuruta uko bari bameze mbere y'uko bahinduka ngo bakurikire Yesu w'umugwaneza kandi woroheje. Iyobokamana ryahindutse umukino w'abatizera n'abashidikanya kubera ko abantu benshi baryitirirwa batazi amahame yaryo. Imbaraga yo kubaha Imana isa n'iyenda gushira mu matorero menshi. Imbaraga yo kubaha Imana irimo iragenda ishira mu matorero menshi. Uyu munsi wa none kuri paje ya 426 intambara ikomeye hari amagambo mwese muzi avuga ngo ariko abantu ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavuga ubwabo ko bize ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Nshuti zanjye, umuntu yakwiga ubutumwa bwa marayika wa gatatu atize ubuhanuzi? Ntago bibaho, ntago bishoboka. Ariko mutega amatwi ibigiye kuzaba ku bantu ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje.
inteko nini y'abantu bavuga ko ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko bakaba batarejejwe nabwo binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ibi bivuze ngo iki rero? Abantu benshi bize ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakavuga ko banabwizera. Mu magambo make, abantu bazaba barize ubuhanuzi ariko bakaba batarahinduwe n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bazisanga bageze mu murongo w'abagomba gufatanya n'abanzi b'Imana kugira ngo barwanye umurimo w'Imana. Icyo kintu rero ni ikintu kigaragara. Ingeso mbi zarangwaga mu mibereho ya Yuda zari mbi cyane kandi zageze aho zimwitegekera. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none ni iki kintu gikomeye dushobora gukora cyadufasha? Luka 22:31. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Kugira ngo Petero arokoke, nuko Imana Yesu Kristo yaramubwiye ati, wowe ndagusaba kugira ngo uhinduke, ukomere, numara guhinduka ukomere kandi ukomeze bagenzi bawe. Dukeneye guhinduka, twarangiza tugakomera kugira ngo mu bihe biri imbere tuzabashe gukomeza bagenzi bacu. Ntacyo wakorera umwana wo kurimbuka. Yohana 17:11. Bibiliya iravuga ngo, njye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho njyewe ndaza kuri wowe data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Amen. Mu magambo make, hano umurongo wa 12 Yesu yarakomeje aravuga ngo, nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Mu magambo make, abantu barindirwa mu izina rya Yesu. Ubumenyi bw'ibyanditswe byera ni bwiza, ariko nta kintu bwamarira umuntu bwonyine. Kumenya aho ibintu birimo kwerekera, kumenya ibirimo kubera muri Amerika, kumenya ibirimo kubera i Vatikani, kumenya ibirimo kubera mu Burayi, ibirimo kubera muri Afurika, kumenya ibintu aho biva naho byerekera ni byiza pe, bituma umuntu amenya aho ajya. Ariko igihe cyose hatabonetse guhinduka, ntacyo bizakugezaho. Abantu rero barinzwe n'iki? Barindiwe mu izina rya Yesu. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze. Muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Mbega uburyo abantu benshi bagiye kuva ku izina ryo kwitwa abana b'Imana bagahinduka abana bo kurimbuka bitewe n'amahitamo mabi yabo. Reka ngusabe muntu w'Imana, irinde yuko ubuhanuzi bwazaza bugasanga uhagaze nk'uko Yuda yarahagaze mu ntumwa. Nibyo koko turabwiriza tukumva abantu bakishima, tukumva biradushimishije. Iyo abantu tubagiriye akamaro tukabona barahindutse, biradufasha nk'uko na Yuda yari ameze. Iyo dushobora no gutanga inama zikagenderwaho mu murimo w'Imana, ibitekerezo byacu tujya tubitanga bigatuma umurimo ugenda neza. Ndetse hari n'abantu benshi usanga rwose birahira abantu bakavuga ati, pasiteri kanaka yaramfashije, korari runaka yaririmbye iramfasha, umuvugabutumwa runaka yaramfashije, umwizera umuyobozi runaka yaramfashije. Ariko suzuma neza niba warahindutse. Kuguma mu by'Imana utarahindutse ni akaga. Imana iguhe guhinduka mushya uko bwije n'uko bukeye, kandi hindura umutima wawe kugira ngo amateka meza y'abana b'Imana barindiwe muri Kristo Yesu, nubwo ubuhanuzi buri imbere bugoranye, ukomeze urindirwe mu izina rya Yesu. Kandi Imana ikurinde kuba umwana wo kurimbuka kugira ngo utazimiza ubuzima bwawe kandi wageze aho abandi baburongera. Imana igufashe, ikugenderere nanjye ngenderere, kugira ngo twese twubura amaso tumenye ko kuri Yesu Kristo ariho dufite uburinzi, ari nawe ushobora kuduhindura, ari nawe ushobora kudutinyura ntiduterwe ubwoba n'ibihe biri imbere. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kunezezwa cyane n'ibihe byiza dukomora kuri wowe. Twongeye kunezezwa n'ibihe byiza dukomoye kuri iri jambo ryawe. Ubwo utuburiye ukatubuza kurangara nk'uko Yuda yarangaye, ukadusaba guhinduka, tumanitse amaboko ngo inabare wowe uduhindura. Uduhe kugira ngo nubwo dufite amatsiko yo kumenya ibihe biri imbere, ariko ayo matsiko yacu ntacyo yaba ameze. Petero waramubwiye ngo wehoho nakwingingiye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora, numara guhinduka ukomere kandi ukomeze bagenzi bawe. Ngiki cyifuzo cyacu, turifuza guhinduka, twarangiza tugakomera, twamara gukomerera mu byo twizera tugakomeza na bagenzi bacu, kandi ibihe biri imbere ntabwo badufite ubwo turindiwe mu izina ryawe. Reka ku musozo w'iki cyigisho Mwuka wawe wera abane natwe kandi adukorere ibirenze ibyo abana b'abantu badukorera, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.